Reka dutangire tubasuhuza mwe mwese mudukurikiye abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo. Uwiteka Imana abagirire neza, Uwiteka abahire kandi abaha amahoro mu byo mukora byose. Uyu munsi turi ku itariki zingahe ry'amajoro? Turi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2023. Hano duhagaze ni kuri ADEPR Nyarugenge nk'uko mubizi abazuru urusengero kuri cya gikuta cyo ku muhanda wa ruguru. Twaje mu muhango wo guherekeza nyakwigendera Pastor Chaine wamamaye nk'inzahuke. Ubwo rero turi kuri Evangélisez le Monde TV ndetse no kuri Mam Charlen official. Niho tugiye kuganirira rero ndavuze ati reka tubanze tubagezaho amakuru yibanze tukiri hano, ntabwo umubiri urahagera. Ndebye Mam Charlen ndavuga ati reka tube twiganirira, tube dukora ivuga butumwa, dore urupfu rw'umukiranutsi akomeza kuvuga n'ubutumwa yarapfuye. Mam Charlen waramutse? Waramutse cyane Bikem. Umeze neza? Ntabwo ari cyane ariko. Ya. Biba bigoye kuvuga ko umuntu ameze neza mu buryo bw'umubiri n'amarangamutima. Uyu ni umunsi ubugoye ku bantu bose batandukanye. Hano rero turi ni Nyarugenge nk'uko maze kubibwira abantu, ngira ngo duhuriye hano mu muhango wo guherekeza Pastor Chaine. Yego. Murabibona ko abantu bari kwinjira, ndaza kubereka gato no mu rusengero. Natangajwe n'ikintu gikomeye, Mana yanjye. Sinzi niba hari ubukwe bushobora kwitabirwa gutya. Impamvu mbivuga gutya wenda mukanye ndashyira kamera mu rusengero. Ubu ngubu biteganijwe ko Pastor umubiri we ugomba kwinjira saa 6 zageze, ariko buriya barakererwaho gatoya hari kuko ntibarahagera. Ariko ngiye nageze hano saa 5:25 nsanga urusengero rwuzuye. Sinzi nimba bari buze kubona aho bicaza abantu kuko urusengero deja rwuzuye. Mu by'amaso yanjye yabonye nahageze mbere yawe. Wahageze ryari? Nahageze hafi nko mu masaa 5 zitaragera. Ariko nasanze hose huzuye. Bamwe bari kugenda baticara ku ntebe bakicara ku masikari yasanzwe. Yuzuye, parking yabaye ikibazo. No guhagarara ntago bari bubona hano bahagarara. No guhagarara ni ikibazo. Parking zatangiye kuba ikibazo. Nahoze nibaza uru n'urupfu bwoko ki? Reka nkubwire. Mbwira. Okay, narababaye kandi ni na ngombwa. Yego. Hari ibintu biba bibabaje muri make. Yego, birababaje. Ariko nageze hano. Uzko nageze hano nkumva nongeye kugarura icyizere. Yego. Nongeye kugarura icyizere, nongera kugira ibyiringiro bitewe n'abantu nabonye. Mukomere cyane turabashohoje. Ubwo rero nabonye ukuntu abantu baje, abatoya, abakuru. Uzko nabonye n'abasiramu. Barimo arya umusirayidi. Nabonye umusiramu wambaye ikanzu kuba habaye na konje na influence yo kugira ngo ashobore kuboneka abantu benshi cyane. Ndetse ko n'ubundi sikonje hatumye baboneka, bari kuboneka ndabizi kuko uyu mugabo yakoreye Imana. Kuko biri kose ibi bintu birashimishije. Urumva wahageze saa 5? Saa 5 utaragera. N'ubundi hari abantu benshi cyane. Bari bahari nyine n'imyanya yamaze kuzura. Abantu bagiye bagira tendance yo kuzinduka kugira ngo batabura aho baza kwicara. Ntago narinzi ko biri bumere gutya. Bimera nkaho bari ku booking. Nanjye narinzi ko haza abantu benshi ariko noneho byandenze kandi umuhanda uruzuye. Ruguru hari ya kwisako mu kanya wozo baza ngo Bikem uzabona abantu nk'aba n'upfu cyangwa n'ikingirwa. Oya. Reka nkubwire nababaye ariko aho ngeze aha nta mubabaro ufite. Urumva Imana noneho yasezera umugaragu wayo. Mbonye ubukwe. Bura rero buriya n'uwagiye ntabwo yigeze abisaba. Ntabwo wagira ayo mahitamo. Nyine igize dutware yego ariko ntikajye duhitisha amatese mbajyane. Na y'icyo kizami ntabwo yagitanga. Ariko birashimishije. Yesu we. Birashimishije kubona ukuntu abantu baje guherekeza Theo. Harimo n'abadakijijwe cyane rwose, harimo ingeri zose. Hano harimo abana bo ku muhanda. Ejo twari turano nimugoroba abana bari gutanga ubuhamya. Twakoze ikiganiro ngira ngo arakibonye iminsi ishize na Joel Nyabugogo aho abo bapampe be baba bari na Mama Fabrice twari kumwe. Wabonaga nta hantu na hamwe no mugabo adafite abakunzi, atarafite abakunzi nta gice na kimwe. N'abisilamu basohoka mu misigiti bakaza, hari n'abo kujya gusara byanze kujya mu irayidi. Baravuga ati ntabwo twajya mu irayidi. Bari gushyingura Pastor buvuga bw'abakiranutsi. None se mu ijuru rero ukuntu mu ijuru bizaba bimeze ute? Ubuzi mu ijuru bafite igitaramo kiruta ikinaha kubera ko umugeni aratashye. Kandi burya gutaha ni ikintu gikomeye. Gutaha
imana wavugishije amagambo ukajya kuyireba imbona nkubone ukuntu biryoha hari abana bwe ku rubuga kare intu wabwira ate wahari ati subirayo ntiyabemerera umuhitishijemo muraho neza umuhitishijemo ukamubwira ngo abana n'umugore ko bari kurira cyangwa n'inshuti n'abantu bose bifuza ko wazuka urabyemera disi ngo ntabwo yagaruka kuko ahagiye haruta cyane ahavuye hoya ngo n'intwari zo kwizera burya ngo zarebaga gakondo gusa ngo aho bari kwerekeza ngo iby'amasezerano bakajugunya nk'iriya ati ibyo ntacyo bimaze nta n'icyo bitubwiye ngo kurunguruka yo gusa haleluya ariko mana we Stefan bamutera amabuye ngo ntabwo yabyumvaga ngo we yabonaga ijuru rigize gute rikinguye niyo mpamvu tudakwiye kwihereranwa n'agahinda tugereho twibuke ko mu ijuru impundu zavuze natwe tuzivuze ngo imibabaro y'iki gihe ntabwo dushobora kuyigereranya n'ubwiza tuzabona Yesu we nanjye uzame kugira iherezo ryiza mana nicyo cyifuzo ni ukuri nicyo cyifuzo umuntu wese yagira uzi ko hari umuntu upfa akabona n'abantu 100 bagera ahantu yapfiriye kubera kumutinya umuntu akagira isoni zo guhagarara imbere y'abantu ativuga kuri nyakwigendera isoni zikakwica njye waho mvuka mu cyaro umurozi yigeze apfa wari uhatuye buri wese akajya ahura n'undi mu muhanda ati wabimenye se ko yapfuye ati biki cyapfuye mwana mu by'ukuri hari umuntu wahanuye ibintu nabonye kuri YouTube wavuze ngo urupfu rwa Pastor Tojene ngo ruzavuga ubutumwa ngo abantu bihane ndabibonye ko bishoboka ahubwo niwe wapfuye guhanura ibintu byiza n'uwe afazari kuko ibi bintu biragaragara ko hari ikindi kintu ndabibonye nabonye ku kiriyo ngiye nagiye iminsi yose ukajya ubona bari guhamagara abapagane ati natwe rwose mudusengere natwe dukizwe uziko harya nini yemva yigeze ikora igitangaza muri Bibiliya batayeho ngo nimva cyangwa ni umurambo umubiri nimba rero isa nimba ari n'umukozi w'Imana wapfuye hanyuma ku gituro cye ntabwo ndi kwibuka neza izina rye ku gituro cye ngo barangije ngo bahata umubiri wo muntu amagufa urabona hari abantu baza kuzukira bagomba kuhazukira n'ukuri Imana yatwara erega Imana igira imibare Imana yatwara umuntu nk'uyu idafitemo inyungu ubu ifitemo inyungu ubu harimo abantu nyine urumva hari abantu ikanguye ngiye tumva mama Charlen nawe uzapfa umbaruna hanyuma ugende gake nawe uzapfa ikibabaje giteye agahinda nshuti yanjye umwana w'umuntu ntabwo ajya afata umwanya wo gutekereza ibyo bintu araza agashyingura agataha ubu baraje bifatira ama-views yonyine araje agashyingura ukabona aritahiye ntafate umwanya wahita ariko ibi bintu mbonye aha ibi bintu amaso yanjye arebye ejo sinjye ibi bintu bigomba kudusigira isomo ibi bintu bigomba kudusigira isomo mu rusengero urumva barimo baratangira ariko umubiri nturahagera ngira ngo sibyo umubiri ntabwo urahagera turanawerekana byose tugiye kubakurikirana kino gikorwa mpaka kirangiye nyine bamaze kuva gufata umubiri ku bitaro kuri morgue no gusezera nkeka ko imodoka zabo ubu ngubu zirimo ziraza mama Charlen wowe iyi nkuru wayimenye ryari wari uriye reka rero nkubwire iyi nkuru nayimenye nkimara kwicura mu gitondo nko mu masaa 10 nafunguye telefone ngiye kuyicomeka mbona kuri zaburi babishyizeho kavuge se uriya muhungu nawe atangiye gusara ku buryo agiye kubika abantu bagihumeka ku buryo ningiye kumwandikira ko ndavuga reka mbanze nkurikirane ngiye kumubwira nise nawe agafaranga karagutokanye ku buryo ugiye kwica abantu bagihumeka wabona gatari ibintu wumva ntabwo nabyumva washyikije nanjye nabonye video zabara ari kwivugiramo ngo nanditse rip ako naje gukurikirana hepfo sanga nibyo bitanumva wiyumvise ute ukimara kwemera ko ari byo ntago nahise mvuga intitewo kandi ndi mu cyumba ngiye nyine ni ibintu byasonnye mu matwi intarapfuye kandi umuntu twari turi kumwe ariko numva byarandenze birandenga ariko uko ngendanganira n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye ngenda mvuga inyamara Imana irasaruye hariho nandikiye ndamubwira Imana ntijya ijyana ibitumbwe yego ijyana ibyeze yego
Imana sirisondeka ubu uko twica aha tuba twumva hari uwagenda mu kimbo ntabwo Imana ijyana ibitumbwe isarura ibyeze nuba n'umuntu muri societe w'umukozi Imana twamukunze cyane Imana ibiri kumukunda urukundo rwinshi ruturyo twamukunze tuba turi kumurwanira n'Imana ikosa abantu bafite baricara bakavuga ngo agiye atararangiza umurimo ubundi imirimo dufite inaha nta muntu uzi urutonde rwayo Imana niyo izi ko umuntu yarangije umurimo wari utangiye kwibwira abantu yes hano turi kuri ADEPR Nyarugenge duhuye n'umukozi w'Imana Vincent n'umuntu twabanye hashize igihe kinini hashize igihe rwose amakuru ni meza ni ku bantu bakureba batakuzi wenda gihe turaziranye na mama Charlen urindi nitwa Niyongira Vincent yego n'umukozi w'Imana yego hari umurimo w'Imana mu itorero ryitwa Glory Temple yego rikora Kicukiro centre yego ariko hagati aho ngaho uyu mwana w'Imana Pastor Theo utashye ni inshuti yanjye cyane ndabizi vraiment twakoranye umurimo w'Imana twatakoranye umurimo w'Imana kiruhura twarasenganye mu butayu twarasenganye mu buvumo yego ya inshuti yanjye mu bana mfite umwana wa mbyara bwa mbere ni waciye madamu tuva kwa muganga kubyara n'aba kabiri ni waje nabwo kubacyura mu manga mfite twasuranaga na mbere yuko ataha nko mu byumwe bitatu byashize twari turi kumwe mu ivugabutumwa ahantu turetse gurukana hano twicara turaganira ariko byabaye ngombwa ko nyine Imana imukunda kuturusha ni ukuri kose yamukunze umaze uziranye na Theo nko mu myaka ingahe itambutse Theo tuziranye mu myaka igera muri 14 ni myinshi kabisa imyaka 14 ko tuziranye yino umusore ntarubaka none maze imyaka 10 akizahaye cyane rumva rero turaziranye cyane turaziranye rwose byo ndabizi kuri uyu munsi turimo twaje gusezera ndagusuhuje wa mugabo amakuru meza cyane agapfukamunwa uracyakibuka ni karibu mu kiganiro turimo turaganira rwose nta ntore ica kuzindi hagarara hafi na mama Charlen yego nari nkubajije gute yarya warumbajije nti mu myaka tumaranye yose kuri no munsi none wo guherekeza umukozi w'Imana niki nabivugaho yego ndavuga ibintu bitari byinshi ariko icyambere cyo ni ibyishimo byinshi mu ijuru kandi byakabe n'ibyishimo ku itorero yego kuko dushingiye mu ijuru yego iki ni ikimenyetso cy'agaciro k'amaraso ya Kristo kuko cyatumye Kristo aza mu murimo w'Imana mu bantu ni ukwezi umuntu ikamuhindura umwana wayo iyo ugize amahirwe ugasoza urugendo rwawe amahoro abasigaye bakabaye bavuga tunatwe reka twitegure kuko n'ejo Paul ni wanditse avuga ngo ubwo dufite igicu cy'abahamya bangana gutyo uyu nahindutse rero mu bandi bahamya batwereka ko aho dukorera ijuru rirahari kandi bitumenyeshe ko umuntu ntakwiye gukina n'igihe kuko biragaragara yuko Imana idacyura umuntu bitewe n'imyaka timucyura bitewe n'imishinga afite timucyura bitewe n'uburyo agiye gukora neza ahubwo imirimo Imana yakugeneye ishoje iragucyura navuga ko rero kubyakira biragoye nk'abantu ariko kubizera dukwiye kunezezwa nuko atashye atandavuye atagashije itorero yubahishije Imana byari ngombwa Imana imwishyire dufite ingero nyinshi zo muri Bibiliya na Eliya amaze kugarukira cy'Imana Imana yamuhembye kumucyura bivuze ko nayo nokenejeje Imana yamucyura ahubwo twabasigaye dukora iki dukwiriye kuba maso umuntu akabana n'abantu bose amahoro kuko iki ni ikimenyetso cy'uko Imana itwigishije iyo ubona abantu bangana gutya baje ku rupfu rw'umukozi w'Imana twebwe twumenya ibyo usanze turi kuvugana na mama Charlen we yageze hano mu masaha ya saa 4 iki ni ikimenyetso hano hari abantu benshi cyane iki ni ikimenyetso kigaragaza ko umukiranutsi yataye
iyo umukiranutsi atashye rero n'ibi birori n'ibi bitaramo natwe ahubwo navuga ngo buri muntu ku rwe ruhande naharanire gutunga umutima utamurega ikibi imbere y'Imana n'imbere y'abantu kuko Yesu yavuze ngo azaza atunguranye ni byinshi twamuvugaho ariko n'umukozi w'Imana nta gushidikanya atakijuru Imana igumugisha cyane ubutumwa butanze Imana yarabivuze ko inkuru ya Theogene yo gupfa kwe izabwiriza ubutumwa bwiza turi gusoza ayo masezerano rwose nkoko biva muri uyu mwuga amakuru abugabo meza cyane urabibona utese bwa bukwe bwawe uzana wa mugore wawe mwiza wigeze ugira aba bantu nta na kimwe cyarimwe mwiza ukuri nta na kimwe bwa bukwe bwawe uzana wa mugore wawe mwiza wigeze ugira aba bantu reka ngira ngo ntago ari ukukubeshya wenda sebye wenda n'amakonseri nagiye ndirimbamo wenda kereka stade muri stade kereka muri stade niho wenda nagiye mbona mpagara imbere y'abantu bangana gutya bahamagawe n'abandi ariko bahamagawe n'abandi cyangwa utihamagariye noneho ntabo nigeze mbona kabisa ariko ibintu birashimishije tuje mumenye ryari wowe Theogene urabizi twagiye dukorana bya hafi urabizi ntabwo ngiye muvuga ntabwo nkumuvuga nk'umuntu se wowe ugira ngo ntiwari nzahare amateka yawe ndayayobewe ntiwazahutse yewe ntabwo muvuga nk'umuntu nakoranye nawe amateka menshi cyane urabizi mu makonseri menshi yo kurwanya ibiyobyabwenge ubwo uri kumva ninjye wamuteguraga kwa kundi umutumisha bagiye kubwiriza ninjye wabanzaga nkabanza nkaririmba urukumva ko nge ndamuzi ibutsa abantu uriwe twibagiye kwivuga erega abantu bose ntibaba batuzi nitwa Ribera kuri Rinosa ariko bakunze kunyita ariko kugira ngo kuko wenda ntari bubone umwanya wo gufata kuri iriya mikoro imbere hariya reka basi mvugira aha ngaha kuri iyi ngiyi uriya uyu mukozi w'Imana utashye nge yewe n'uyu nguyu utashye ntuza Donate uyu muhanzi Donate nukuvuga ngo hariya gutinda gupfa kwiwe kuri uriya mwanya yicaragaho tugiye mu ntara mu bivuga butumwa ninjye wakundaga kuhicara birashoboka ko ari nanjye wenda wari kuba wapfuye kuko ninjye twagendanaga uriya Donate wapfuye uriya mwanya Donate yicaragaho uri kumva uriya mwanya Donate yicaragaho ninjye wakundaga kuhicara twajyaga mu ivuga butumwa ngewe uri kumva ko ngewe mfite amashimwe ari hejuru cyane kumva reba aho nuko wenda batakweretse ahantu Donate yabaga yicaye niho nge nakundaga nanjye kwicara cyangwa se twaba tuvuye nk'icyangugu cyangwa hose nicaraga uruhande rwa Theogene gutya ku ntebe y'imbere uri kumva ko rero ahandi birashoboka ko wenda impamvu wenda ntatashye wenda hari iyindi mirimo ngewe itegereje gukora urukumva urabizi ko yari kuba na pare wanjye aza kuza kugira impamvu urukumva ngiye mfite byinshi byo kumuvuga byinshi cyane rero turaziranye twaraganira twarasangiye urukumva umuntu nageze kuri tape kuba ari we wari kumbera pare ariko wabumbarije akantu uyu mwana nakabazi reka kwibarize ariko mbaza nta kibazo n'amasharire nta mpamvu yo kurira kuko umukozi w'Imana yaje ngewe nabwiye abantu wenda utarambaza nabwiye abantu nindamuka mpfuye bazambabare bashake bafure nziza zivuga neza ubundi bashiremo indirimbo babyina indirimbo zanjye bazibyine bakore buri kimwe cyose ngiye nkunze kubibwira na madamu nindamuka ntashye wenda kurira ntago byabura ariko niba ndamuka ntashye bazashakashaka uko indirimbo zanjye bazibyina yaba iyo nigiyeho kugeza iri muri studio bayivanemo baze bayibyine uravuze ngo urashima Imana ikongera imyaka yo kubaho kuko aho Donate yari yicaye ari wowe wakundaga kuhicara noneho dusubiye inyuma iyo uza kuba ari wowe wagiye uriya mwanya wumva byari kuba bimeze bite bimeze nk'uku nguku wenda mu bugingo bwawe nuko wari witeguye no mu gukorera Imana tuvugishije ufetera ukumva ntawe uterwa yiteguye ntawe uterwa yiteguye nge mbwiza abantu kuri n'imbere ya kamera cyangwa no kuri radio iteka ryose ntawe uterwa yiteguye gusa urukumva umukiranutsi w'Imana iyo agiye gutaha siko ariko mwamvugiye ngo amen umukiranutsi w'Imana iyo agiye gutahira muteguza urukumva umukiranutsi w'Imana iyo agiye gutaha iramuteguza
hanyuma ikamuhatira mu kwezi. Numvishe nijoro ukuntu madamu yavugaga bari bamaze iminsi ngo yari ari mu masengesho ya niba turi. Yego. Amaze iminsi ari mu masengesho. Y'icyumweru. Uri kumva ko yaboneyemo umwanya wo kwiyeza. Nicyo dutandukaniyeho twebwe n'abapagani. Twebwe iyo tugiye gutaha Imana itumenyesha ayo makuru. Kabati ikagusunikira muki mu masengesho. Nicyo cyiza cy'abakiranutse rero. Ariko noneho yego ni byiza byo umugeni w'Imana hari abantu baba bakuza ahantu hatandukanye mu bintu wari urimo ugasanga baguciriye urubanza. Ariko muri make ndumva dukwiye noneho kwezwa kubigira ibyacu tutarindiriye kwitweza. Yes. Oya ni umva ako gakuvuze. Uko bose burya ntibaha umwanya wo kweza. Urakoze. Ntabwo ayo mahirwe arayabuze. Aya mahirwe saya bose. Ntabwo ayo mahirwe ubyumva ngo hari amahirwe amutegereje ngo yo ku munota wa nyuma. Oya. Ahubwo ubuzima bwacu dusabwe gora twiteguye ko tutazi umunsi n'igihe. Nyine niko n'ijambo rivuga ngo muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha. Ako kantu uvuze turamutse tugafata ihode bandende hano bwakwira bugake kuko abantu bose nibahora biteguye. Yego. Kandi nibyo dusabwa. Ibi rero iyo aba bantu bose bari kureba hari iki kiganiro simbizi bikatanga isomo yuko twahora twiteguye Imana ikabidushoboza. Imana ivuze ngo umugeni aratashye bahita bareba ufite indwara idakira. Icyo kintu ngize kukibona cyane umuntu uza mu rusengero cyangwa mu byumba by'amasengesho ngiyemo usanga hani Imana ivuze ngo mwana wanjye cyangwa reka tuvane muri mwana wanjye hano hari umugeni utashye. Umugani wa Mama Charlen batangira kureba ufite uburwayi ngo budakira ariko ntibazi ko wanava n'igisenge kiraza kikakubita abantu bagapfa. Bo bahita bareba ufite uburwayi uri hafi gutaha vuba aho ngaho kuko ngo aranakira ahubwo. C'est ça. Urakoze cyane ndagushimiye kandi dukomeze tuganire n'abandi mureke dukomeze dutabara uyu muryango dukomeze abasigaye yisi nyine nuko bimeze kurwanya umwuka uvuga ko hari ibitambo. Ibi ngibi ngewe ndabirwanyije umva utaramvanaho mikoro ngwanyije umuntu niwe ko wenda batareba iyi video yose ngwanyije umuntu ari we wese uvuga aya magambo. Uyu ni umukozi w'Imana ntabwo abakozi b'Imana twebwe tujya mu bitambo nta nubwo bidufata baranaruga maze ntibikunde neza igihe bamurogeye ko atapfuye igihe impanuka zamuhushije se wazibara none si impanuka zamuhushije buriya twebwe abakozi b'Imana batuvugaho ibintu byinshi mu Charlen neza urumva hari byinshi bakuvugagaho neza byari byo kuvugwa nta utavugwa kandi urugendo rw'umukiranutsi uwo ari we wese ruba rurimo amagambo atashya ate agiye ate ese yarameze ate abantu ntago nta nicyo wanakora ngo bareke kutavuga. Yego uko nukuri urakoze kuri message yawe kabisa. Mama Charlen nanjye sinzi ukuntu nabyumvaga babivugaga ariko ukomeje kuri ako kantu go k'ibitambo turabyamaganyije na 20%. N'icyo dutangaho ibitambo no yego nukuri murakoze kabisa. Noneho ndagira ngo twereke abantu mu rusengero ko hameze imyiteguro aho igeze turaza gukomeza tugaruka tuganira. Imana umugisha n'abakozi b'Imana bashe kudujwe ryabo kugira ngo baganirize abadukurikiye. Reka tunyarukire mu rusengero gatoya nibaza n'umubiri n'ubundi turabimenyesha abantu igikorwa cyose ko kiri buze kugenda. Imana ikomeze iduhane umugisha. Amen.